ntabwo wari urwibwiriza ukavuga ati aha ngaha hari umushyitsi reka ngerageze ndeka kujya gusambana nzi ko na Nyampinga ari bugaruka karara ugagenda ugasambana mu cyumba warangiza igihe uzabona amafaranga ushaka kutugura ko kuzambwira ngo rekeze nzakubwira igiciro akaga kabutura bagashaka ugashaka amasoko turi yego turi pe kuranga sawa ngo mwibonye miki Nisi wabaye secretary yari none nyine Babou ushaka kugusobanurira biriya nyine biba yarahetse nukuri ntabwo nari naje kukumva ase kidumba ufite ikihe kibazo se ni ngombwa nkwita kidumbari kandi ngusaba ko tuganira neza njye nibyo njya nkubwira gerageza ugendane na discipline yawe sibyo nyine Babou rakunara hapfo munerane wanuriya mu DJ Babou nawe urabizi neza rwose ntabwo nende kukumviriza wenda aranagenda mvuga ngo ngende ndumviriza ariko bihuriranye nuko narinje gukomanga none se ubundi kibazo mfite uraka imbabazi ziki nyine ko byarangiriye hara hepfo uri muri eskiza mungi nyine Babou nge ntabwo mba nshaka ko ugenda wandakare cyangwa wumva ko ndi umuntu mubi nge ndashaka nge nawe imbere hacu hazaba ari heza apana kuba haba ari habi undakare none se tubanye nabi hari ikibazo nyangirana nawe ahubwo ngewe mba mbona ushaka kubitwara mu rwego mu buryo ntazi sindibaza n'impamvu uvuye hara hepfo ukaza ugahagarara hano nyine nawe ngutegereje ngo untegereza se nge mbana nawe ndi wanyu nge ndi wanyu uracyabwirana nakubwira ngo uri icyana ukavuza induru ubwo se urimo urapyineka mu biki basimbwira nabi nese kugusaba imbabazi ni ukumbwira nabi ahubwo nge njya nibaza niba abana bose b'abarandirodi baba baratese ku urwo rwego hasi mubaho mute se Babou ko icyo usigaye umbwira nabi mbwiza ukuri ahubwo n'izindi nshuti zawe niko zimeze none si iyo midabagiro ikuraye nyine ngo basi mbabarira ibindi tubireke ngiye mbabarira ngusabye imbabazi nciye bugufi nubwo nsanze mu bintu ariko atari we nandi no kumva nitegereje Nadia ndakwiyamye rero ntabwo nshaka kuzajya wirirwa untega urantega ngenda agataruje kumpahaho se iyo midabagiro yingabanyeho ko ngene man twe tuba duhangayikishijwe n'ibintu byinshi nk'uyu mwanya untwaye ndimo ndawuregreta ndakwiyamye ariko reka mumbwe mundi Babou hakisiko mbaniriwe naguteresa nivugishe neza ijwi narihinya amaso nayateretse isiko wakimbonyemo kugukunda cyane nsigaye nkabye ukajya umbwa nabi n'ikindi gihe none se ubabajwe n'iki babajwe n'iki nese undi iyo umfatanyije na turatu ushaka kumbwa nabi wanzamura akamfata akaboko tukaza nkanjye nawe hari umuntu kutwumva ukambwira ikikubabaje uzi ko udabagiye kare ngaho mpa amahoro basi Babou sibyo tubana mu gipangu hita nanjye ntambuke two kubyigana kandi ndakwiyamye nanone sha Babou sura ukuntu usigaye wigira Babou sura ukuntu usigaye mfata nabi uri gushukwa n'abariya bose byanga byakunda bazagenda nsigara iki gipangu tuzagisiganamo nushaka no kwimuka bose wajyayo he nihe bakugabanyiriza inzu reka mubwize ukuri uranywa pe uranywa ngaho amazi ngaho icyayi ngaho igikoma ngaho fanta ngaho amaji ngaho ibiki utuntu twose uratoragurizwa ubundi nibaza impamvu wowe ibintu urarya uranywa nibaza impamvu ibyo byose ubishyiramo akaba ari wowe unanuka ngiye nkabyibuha
ariko sinzi ikintu Imana impora naka kacyaye ndimo ndanywa niko kari kukuvugisha undi wo umuntu agufukuye neza afite nko kuza gusangamo nk'iriba cyangwa se gusangamo nk'uruganda runaka rw'ibiryo rwaje wapakiye wowe bagufukuye itende si ryo ryameneka wagira utoza ese kuki ugira inzira ni wowe ubizanye aka kacyayi kikange kaguhoye iki ntiwancuza umugati usimba nk'amanura aho ruri murambaza bose ese ubundi urya kangahe ku munsi twabibuze igihe mu gihe bibonetse tubitikure ubwo wowe ubitikura intambike ukabyimba inda gose ubundi ndibutse Babou ndibutse ubundi wowe wifate ngaho abantu uzuko mfite umushyitsi uzuko Nyampinga cyane umushyitsi wacu nturangiza udufata rega udushora ati ngo ni mugende muryame uzaho dushoye ko mudushoye mu gishanga uraseka harane nawe urwara inzika oya ngiye ndwara inzika se urumva ibyo bintu wari byo none se ngiye niba byarambayeho bingwiririye kandi buri mugabo wese bira bintu bishobora kumubaho kucyumva kutakwihangana kira ni ikibazo kigwiririra umugabo uwo ari we wese nta mugabo bitabaho se ku buryo utana kwibwiriza ugatereka nyanike hakuretse gushukana ubu wowe wayiterura uri kuninganira amatera nkayanika he ukayanika abaturanyi bahita bakavuga ko ngewe nayanitse komeza ubivuge cyane ubwenda Nyampinga byumvise ntiyaguha bene wanyu nabyumvishe se ntago ari wabibonye dorora niguze ngo ni ngewe wabivumbuye rero ndagira ngo bwize ukuri rwose cyacyo ko azaka mbwize ukuri nta suko wowe ugira nta yuriya mukobwa agira ibintu nta rugo mwana gwifata basi mu gatereka icyumba tugisuko twagisanze tugisukure duteremo naga perfume ahantu hahumure tugezemo ngayo prudence biri kumukamo ngaho ibiki ngahawe ko nawe rero uri murashyira mu makabya nkuru nicyo kibi cyawe Alain ngese nkira mu makabya nkuru none niba icyo kuki wowe utankavarinze nibura ngo ubashe no kubicunga mbere ubimenye umpishire ngewe zira gukavaringa mu mabi yawe wigeze ubona ngiye mbikora nkakubwira ngo genda nkavaringa sawa ngiye sinjya nguheka nkagukatisha ibintu nkabitambikisha nkemera nkigira uwo ntari we wowe ntago wari ubwibwiriza ukavuga ati aha ngaha hari umushyitsi reka ngerageze ndeka kujya gusamana nzi ko na Nyampinga ari bugaruka kara ugagenda ugasambana mu cyumba warangiza Alain bimbwira neza Babou ni wowe isubundi w'ahantu hose ubu hari uba wigize nka virus ahantu hose ntunangire Alain ntunangire ntingutangira se ningutangira wowe urabona uri kivi ngo no murima nangiye guhinga nyine ko yitora yumvise hari uvuga izina ubundi ahantu hose kaba gahari kagendereza ubundi nshaka kubaza ikibazo kibi uri mushiki wacu uri mama wacu ku buryo ahantu hose burije akantu kose umuntu avuze azi ngo ari kuganira n'umuntu kumbira urongo ruradumbagaje aho ngaho ikiza nuko naba mwene wanyu ariko wa Babou we mwaye nta kibazo uri nkoraho rero kandi narakubwiye no mu gihe ushaka kuza hano ujye ushyiramo nibura metero n'inusu sibyo Babou sigaye umuhagaze mu mugongo kandi twakubwiye ko niyo wabura hano komanga wahonda igikuta yenda tukumvira hari inyuma twumva kuhegera ubu ntago wagenda hari uvuge ugende nutangira kuza hano uvuga ati mwiriwe cyangwa mwara wivugire ko umuntu yumva kubaje nyine bazo ubuse twamuhaga hirya ubusutwa muwa murimo yumva imico yose ushaka kwigisha Babou mabaye ntacyo uzamukora Babou ndahari ahubwo nanje kwibariza umubaza iki hari ikintu yakubwiye umubaza wagiye sago twavugana akasakumira akasagasuzuguro nyine abundi nkubaza amafaranga hano umuntu atanga harayuza umbwira ngo ngukomeyeho kera ngushyire 30 shiyometse kandi ngiye Alain narabikubwiye umbwira ngo iki cyana tukimenyereze none yagitangiye no kuducunga niba turi kwiganirira abantu bo ku muhanda kikaza kigatangira kubidushyiraho Babou ndumva munera nimva mwibariza umbaza iki ariko umbaza iki ubundi uramubaza ariho mperane nanga amazimwe ubugambo bwo kuvuga ngo ngiye ngo urashaka gufata abavandimwe babiri babana mu nzimwe ubatandukanye nyine baze turi kumwe uramfasha nkize ku ruhande shyushyushyushu ni ibiki ushaka kumbwira utambwira umuvandimwe yo ubundi ushaka umubaza ese bikureba iki bundi we wacu nzibaho rero niba bitandeba nawe ugenda hano ntago ari iwanyu ahubwo tugenda winkura wanshinze nese basi uracyandakara ukasubira iwanyu
sura ibintu gukora uriya Nyampinga we nzabateranya ubundi duteranye karaga koga nzagasubiza igise ngira nkubwire ngo uzibeshye ugire ikintu mubwira kubyara ibi byose wumvise nzagucoma ahubwo reka nkubwire biriya bintu bivugishe ngo mu Rwanda ngo na connection zihari wibwirisha icya gicecu cy'iki diaspora cyawe ahubwo woragowe sura kuno ngorokeshe ukaniranya n'inshuti yanjye uretse ngeze ndagugorogoshe ko ari uje wihuruza witangira guhina amagambo nijwi icyo mubwiye cyo ngomba kubivuga kiba kizamura inzoka z'abantu icyo cyane se kandi cya kidumbari idumbari yagutwaye iki ubusanga buri kantu kose tuganiriye aba ari inyuma y'igikuta wajya kubona ukabona pa atwituye hejuru ngo mwari muri kuvuga ibiki none se Babou idumbari uriya mukobwa bitebye ako njye by the way yambwiye ko mukundana ugomba rero wowe gufiringa urukundo atangiye kukwibaza we kubona ari ibintu gukora bitandukanye n'ibyo yatekerezaga ko wakora ariko se tudaciye mu ryo uvuga iminsi umazana ntago ari mikeya uriya mwana iyo umurebye mu maso ubona ari umwana wo gukundana nanjye ese umuntu kugira kundane nawe basa gute uriya mwana ni bya bindi nyine abana b'iki gihe bikuza wakubwira ko uriya mwana twageze hano mw'iki gipangu iwabo afite imyaka 12 n'urubebe umugana kuri yasa afite imyaka ubwo 10 n'ingahe kirikuza kigize igikecuru kigize ikinyabwenge nyine wumve reba wowe uburyo ubibona uburyo atuzongamo nawe ukabibona niba nti kandi ndimo ndatekereza buriya mwarikoze buriya mwebwe ikintu mwakoze mwabanje kumwimenyereza kandi uriyo wimenyereje umuntu directement akora icyo agukora icyo yumva ashaka kugukoraho nimwihangana bagira itorosho nese mwakora gute oya ibi bintu ntago bye ngiyewe ngomba gushyiraho condition y'uburyo agomba kubana natwe n'ibinanirana ndimuka ese iyo nkubwiye nkavuga 1 2 3 4 5 uva hangaha uba wumva usigaranye kumva iki nanjye ndagusubiremo 1 2 3 4 5 ntago mava genda amagare Babou azano tuvugane dusoze ibyanjye nawe kandi dusubira mu nzu ako bundi umuki wiki ikiza nuko nangwa nkawe kuri umugirwa wabuze ni basigaye barushuruzi wawe gusa nyese ndi wowe ubu turebyano twabura utunuze twitabi sabaza we no ntago ngende kirana nkawe kintu gusa undi ubona ubundi utari intuzo nariki wowe urifata ukaza kungange nubwo bufite sibyo ubu none atuvugana uriya mugore wawe ngo bahanze naramuka hageze nzagukorera ibitendo none uzahitubona yuko kira batari we kidumba ninde wakubeshye kwa zaza ninde wakubeshye kwa zaza ndabizi neza sinakumvishe nago nandi ukumva ubundi se nino kubwiye ko ari umugore wawe ewe ndabizi ko mwarabyaranye yakwanduje sida akugura gutunze akugurira imodoka nako nta modoka ugira akugura telefone ariko igurisha waguramo n'imodoka nuko ubwonko bwawe ari bure natwe ufite ngo yanyanduje iki sida cyeka ko nabizi reba kwiyamata ndabizi neza ufata imiti ya sida munsi nzamara kubibwira kariya ka Nyampinga kawe uzabibona nzamubwira ko ufite utugore noneho kariya kakwamiye hako nzabimbwira ko usigaye warazanye imbeshu yishyura inzu muyibanamo ubwo waragowe ngo iki iki hakundi wowe ibintu muri kuvuga uba wumva bifite rezo cyangwa uba wasazura sara ukumva waza gusarira kuri ya murabura akantu gato uzabona ko bifite rezo umunsi nzandi kubimubwira surabye kuntu ureranyije na Babou suba ubirebye nzakwemeza ngiye kukwemeza hagarara dumbari muhangare urebe ukuntu umeze n'ukuntu neye mitemwereka ko iwacu umva nta murozi uhavuka wowe uri n'umurozi niba nta n'uhavuka ni wowe babyaye bwa mbere ikiza nuko ari we nzaherako mereza ubwo burozi ega nanisoni ari ngiye kuguhemukira sura ko numumemukiye ku muntu nkunda ubizi ko mukunda ukaneranya ukajya umvuga nawe nakubwiye niba ushaka unuka ujye unuka uri wenyine apana kunuka ndi kumwe n'umuntu nkunda
kandi ubizi ko mukunda umuhemu gusa uri bihemu kazakumvira koko ase ubundi njye nawe dufite njye se dupfikira dupfa ibikorwa ukora nawe dupfa umuntu ugira dupfa nuko wishyanutse nishanutse si ibyo ntabwo biba byabaye ndi kubireba ujye ubimisha amaso yanjye n'amatwi yanjye urebe nimba nzavuga wese wagiye ubaho ugomba kuvuga ukabaho ukareka kujya aho utagomba kuba hasi iwacu mujya mu nzu yawe ninjira muri iriya nzu mwabibasangamo usanga ubitiremo uzafatiramo ku ngufu uzakora icyo ushaka cyose ubwo bivuze ngo dukodesha kugarukira hano ku muryango w'inzu gusa naho nabishatse nakinjamo no mu byumba iki gipangu ni icya papa ariko gashasha yinjiramo urashaka ko ubitasa kwagurutse ariko ubundi umuki ku buryo wumva ko waza gukangira umuntu w'umugabo wabo wowe asa ni wanyu so hishyurira uwantu ruriya rugore rw'urucecuru umunsi azaza nzemera mige nimero nzemera nshaka imeri ntabwo nzi kuyikoresha ariko nzashaka rezo sosiyo ze zose muhige mwandike naramuka ageza niho uzaba ugowe wowe naramuka yinjiye muri uru rugo uzahita useza uzahita uvuga ati niwe kidumbari araje abishwanyuze ibyo byose ngiye kubishyira ku mugaragaro rero ibyo bintu byanyu byo kwimuka igihe mwabivugiye maze kurambirwa ahubwo mwebwe nimwige kumwakira ariko iyo wakwakira umwana umeze kuriya gute nimba ufite amafaranga ngo awimuka ariko kwimuka bisaba procedure ndende ngewe ko bisaba kose ngomba kumuha kondisiyo azajya agenderaho nibyanga turafata decision twimuke wowe nibyanga n'umuha kondisiyo ikananirana iwabo iyamiwabo babwiye ko umwana bakubangamiye uko directement banaguri brother wiwe keka ni muri musaza we nkaba nabyo nzi cyangwa yigeze kumuteta Babou bombezi uriya n'umwana nawe aba yarabikubwiye ubu ntabwo aba agituje ubu bizi sibyo kuko ubizi ko ari umwana rero mwakire sibyo nk'umuntu uzi ko ari umwana wowe uramuruta noneho wowe mufate nk'umwana kuri wowe naje ndabifatira umwanzuro uko byagenda kose ubwo urabifata umwanzuro wisumira ndemeze neza nta kibazo amasuku ndabona yamereye nabi amasuku se ko ari ibisanzwe ku bakobwa ubwo se kuki utambwiye ngo ngufashe umfashe iki koza ibyombo ego ko mana yanjye nta muhungu woza ibyombo hari abakobwa ngo njye naba nkora iki wagira ngo sijya wabyozaga ujya wakoropa naho guteka wapi koza ibyombo wapi ibyo ushobora kuba bakora gusa nyine bibaho uko byagenda kose iyo abantu babana mu nzu bafatanya utuntu twose yego se oya ntabwo aba ari byiza kubona umuhungu uri mu masahani uri mu masafuriya umukobwa ahari n'abantu banseka reka none se bivuze ko ubu udashobora kuba uri kureba movie nkaza ngateka kandi tukarya ndi kureba movie gusa nandi umukobwa ufite ubwenge ibyo bikora abakobwa badafite ubwenge nawe umukobwa ufite ubwenge agakwiye kubyuka agakora amasuku nyine akitayarisha nk'umukobwa ayajyana se ariko nawe bene nibyo da nta kintu mubeshya umva nkubwire niyo yaza hano ataza hano yasanga Nyampinga hano ibyo birakureba nta na kimwe kikureba kandi unibeshye ukagira n'ikintu na kimwe utungutsa mu munwa wawe nawe ukata ufite kuba unyiteranya ukamanuka ukagira ngo ndi yale muturanye ahubwo reka ni ikindi utazi wamushenze ati birayi urwana umuntu aje hano ejo bundi urungana gutya nk'umuzi w'igitunguru none rutangiye kujya rukanga abantu ngende umuzi w'igitunguru ubundi mubona ari mwebwe hano mugira amazu gusa ibyo uzabibona ndi kubimubwira neza utwo twose nzanucengamo ibyo by'imizi y'igitunguru nzavuga ko ari we wabimwise ngo ni uruzi rw'imitunguru kuko icyo gicacu ndumva kitaba kinanutse ariko ubundi mama wakubyara ntabwo yari ari mu mazina amzi muri kise wabonye uko asa nkawe asa nk'umunyamugambo nkawe uneranya n'umukunzi wanjye ngiye kuguhemukira mwishyure si wanze kumuhamagara akaba agiye mu nzu uzabibona reka nkubwire ndakumva gerageza
ntago Babou yagukunda ni icyo wakora icyo ari cyo cyose. Babou se ni wowe, Babou waramukontora, we ntabwo uri Imana. Umva napfukama nkanasenga Imana ikatuma nkunda, ntabwo ari wowe utuma umuntu akunda undi cyamwanga. Warning nguhaye, uzibeshya ubwire Nyampinga cyangwa umuvugishe ugira ikintu umubwira. Wallahi do nzakuvuna kandi nzaguhomba. Ese kumena ufite ubwoba bw'uko nzabibwira uri ugutunze ukubeshaho muri Kigali, ufite ubwoba bwa kariya gakoshwa kabuse kariya kakumarira. Ese ntunze icyo wangegeraho. Nawe urabizi ko ubu narakaye gutyo no kubizi kagutunze. Reba ye, ndabizi neza aragutunze. Yikureho kuko yarayikuguriye. Arakwandikira se? Akawe kagiye kujya hanze. Ngiye kugwema cyane narakwihoreye. Wanga ko mumoro yanjye muri urugo, ubu ngiye nanjye kujya ndengera. Unywa icyayi cya mukaru, unakamata mukaru sayakura. Zajya unywa amata. Vuge ko wanyweye mukaru. Ujye umucire mvuge ko hariye kawunga, noneho kujya wicara ubibone ko Kidumbara ari umugome akwanga nawe umwanga. Nawe ndakwanga. Nawe uzaca nayo nzayamanyura cyangwa tega amatwi. Uroze nkuko wabivugaga ngo ubundi mukaragire nkuroge ubone ko Kidumbara ndi umugome kuko nawe n'ubunyetse ubwiza uri kunanya na Babou. Utuntu twinshi turakubera. Yego. Ya. Sha. Urakoze buyangiye kujyana muri mu makabutura. Sinzi se. Akaba kaguriye heza. Nakaguriye mu soko risanzwe. Sha nawe. Kwisetse ko mbona wasetseho watembagaye. Numiwe. Umujwe n'iki? Uburyo wogeje ibyo mu masegonda angana gutya. Ntabwo bisanzwe. Oya, ubundi nagakwiye kwangira vuba kugira ngo mite nkora ibyo nkora vuba. Yego. Ya, hari utuntu nshaka guhita nkora n'utundi nyine. Ariko siko nshaka twenda two kuzajya ndarana. Twenda tugura nkangahe. Wowe igihe uzabona amafaranga ushaka kutugura ko kuzambwira ngo rekeze nzakubwira igiciro nyine. Akaga kabutura ndagashaka. Mbuga shaka mu soko turi. Yego. Ya, turi pe. Kurangaye. Hai, songo mwibonye miki. Kugwa amahirwe yo kunkora rimwe ukajya unkora kora. Njye rukunganda ndivuga. Abagabo mwikanze iki? Hai. Basori. Ukeka ko mbana kubona uri umugome n'isura irabigaragaza. Akoze Rwanda barabyara. Barabyara. Ikiza nuko atabyaye wowe. Ega nani se waraneranye. Ariko icazo savuze ngo uzankubita ko utarankubita. Gira icyo ukora se. Mu diaspora wazaze kugufunguza muri gereza. Wowe ni wanavamo. Genda umusange Babou mutotera ibindi. Nanjye nzabimubwira. Ibyo uri gukora ubu nona nzabikora. Andorera. Shamana arengeye kumuhemukira. Uri mu diaspora cyama kaje. Kamigiye kwiganamishaje umutwe gusa. Mezete. Sawa. Sawa. Meze neza. Aribi. Meze neza. Kwireba. Gusa ukumbaza iki? Nganya kwireba urabona nk'ufite. Siko ko abantu mwarakaye. Kiye kuba nkubajije ngo umeze neza urumva ako kantu hari kosa nkoze.
ese ubu ngubu rimwe na rimwe uzajya warakaye ubundi uri guseka urumva wowe utari kunkonfuzinga muri make urumva wowe utankonfuzinga ngaho urarakaye ngaho urasetse ngaho ugize ute ujya unteguza umubwira ati ngiye kurakara cyangwa se uyu munsi ndaba nishimye nese ikintu muri gukora kiri kunshimisha ni iki ubundi hari ikintu muri gukora kinshimishije muri aya masaha njye ari ikintu nigeze nkora uyu munsi cyakubabaje tuvugishije ukuri mbese inshuti zawe zirirwa zinkandakanda njye ndivuga nguki bene wanyu birirwa bankandakanda ndivuga nguki hari uwagukanza kandi se ubwo si cyo ndi kuvuga utari kumva wavunitse se njye ntago naje hano kugira ngo muneshe umutwe sibyo ntago naje kugira muneshe umutwe ninde wagukanze se ubundi murava kuzana indaya mwasinze mugeraho kunkandagura mumuragura ku kibuno ninde wabwiye ko ngiye hano ndi indaya yanyu ngo ninde waguza ku kibuno ninde waguza ku kibuno mbara umbwire bene wanyu Babou ubana nande wundi hey baba uguza ku kibuno Higo ikintu kumbaza utari kumva ni agikozaho byanyabyo biriya byombo mugende mu byogereze nabyo nakongera gukoraho Babou nzi jewe biriya byombo ntabwo nakongera kubikoraho ngiye Nyampinga mu nzi igice oya ibyo byuma bireke Babou nzi arifashe agukoraho ku kibuno ikintu ndi usobanura nyine utari kumva ni iki ankoze ku kibuno Babou ubundi se ko mbizi ko mushyigikirana Babou ukoza ku kibuno Higo wowe tubimbwiye mbwira ankoza ku kibuno byanyabyo cyangwa uri kwekera zankoze ku kibuno ikintu utari kumva ni icyo ndi kumva nabyumvisha ahubwo wowe nandi kukubaza ngo ngende mutonganye muhite mukubitanye noneho namumenagure mukure ku isi Babou okay none reka nkwereke njye ntabwo naje hano kugira ngo ndwaze umutima ako nukuri kumana njye ntawe nakurwaza ahubwo niba Babou biriya bintu abikoze ndaje nkwereke noneho nkwereke uko intama zambarwa ndaje hariya imite muvunagura ndahita muvunagura kurya ari gusaba imbabazi ku ngufu urumva izo mbabazi zo ku ngufu nazo nkeneye kuko n'undi ni ukuzinsaba yagira yakongera ntabwo ngiye Nyampinga munsi ntabwo munsi ako nukuri kw'Imana njye noneho mushaka kwa mugitiranye ansaba imbabazi ku giti cye ariko noneho nanjye ni gute se undi utasaba imbabazi ku giti reka nkwereke tubikemure gutya njye ntabwo mushyigikiye tubikemure gutya ndaje nkwereke noneho ibyo mukorera ngaho genda unyereke cyo nabona se ni iki Babou ndaje sha njye ntimukansuzugure ngo nuko ndi mu rugo rwanyu icyo kintu mugomba kukimenya ntimukansuzugure wowe reka nkwereke ndaje nkwereke oya bana sha urabizi ko nanjye nta kundi nabigenza pe ni ukuri hangana ariko se wase wagira uretse sha wowe ujya unyuza mu nyumve pe Babou reka nze mvugane na Alain Babou ukoze ibiki nkoze ibiki byikize ngo nkoze ibiki byikize nyandi kukubaza uransubiza ibintu bibiri ukoze ibiki none Nyampinga umukoze ibiki nk'ubwo urimo urizunguza habaye nk'iyo wifashe ukigira gutyo ugashaka kunyigiraho bingana uzi n'ibintu ngemba nemeye kugukavaringira mbe nemeye kukurindira kandi Alain mbona udashima ariko ngikurira umwana ikakurusha uburakari koko urarakaye mbese kuba ndi kukubaza ngo ngize ukuri kubera amakosa ukoze urumva ko ugomba kurakara urarakaye mbimenye noneho ngiye mbwira aka kanya ibintu nkubikiye byose umuceri nkumene hasi mpite mubwira ko uwo mudiaspora ari mu nzira uwo mudiaspora ari waguhe telefone umudiaspora ari waguhe amafaranga ukamuha tike noneho ureko byose bitahita abininyama wari wabonye nakomeje kukwihorera